ari umuntu wigeze kuza kubwiriza aho nayoboraga hanyuma akubwiriza neza pe ariko yari afite ikibazo cyo kudakora hanyuma ababwiye abakirisitu ati mwabakirisitu mwe mbabwije ukuri kandi mbahaye ibyo Imana yampaye aravuga ati nubwo itike naje nyigujije atari ko ntayo mbasabye. Turabashuje inshuti bavandimwe bakunze impambanya TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Bihe waba urimo byaba bitagenda neza, waba urwaye ikizima, niko ugomba kumenya yuko Yesu akuzi kandi agukunda, ikindi kandi yuko akuzirikana. Hanyuma rero nkuko mubibona tu imbere yacu dufite mutumirwa evangeliste mukozi w'Imana, mu byukuri ntabwo ari umushitsi ku mpambanya TV. Tumaze iminsi tubana kandi Imana uko bigenda imushoboza tugenda tumugiriraho umugisha, ariko impamvu twamutumiye tukamuzana ahangaha murabizi aherutse kugira atya yigisha ijambo ryakoze abantu ku mutima avuga ngo irondo ryivanze n'abajura cyangwa se nibisambo. Abantu benshi babyibazaho mu buryo bugiye butandukanye, niyo mpamvu twamuzanye kugira ngo mu byukuri adusobanurire cyane, kandi ubu buryo tujya dukunda kubukoresha cyane. Nawe udukurikiye igihe cyose wumvishije ijambo kumva ari byo utari kumva neza, andika comment, utere comment, cyangwa se n'igitekerezo cyose wagira andika, cyangwa se unatwandikire kuri email, biba bihari niyo nimero ngayo. Amahoro y'Imana rero abane nawe. Mbere yuko wenda dukomeza, reka tumuhe ikaze, tuguha ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen amen. Nawe wenda watangira wibwira abadukurikira igihe ushobora kuba kandi subscribe vuba atari yanabona ni yego. Murakoze cyane. Nitwa Tuyisenge Jean Baptiste, bakunze kunyita KAZUNGU. Ndi umubwiriza butumwa usengeye, yego, wabakunda kwita mwarimu KAZUNGU. Hanyuma mbarizwa muri paruwase ya Bukane, mu rurembo rwa Muhoza, muri ADPR. Hanyuma nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Sirowamu. Amen. Abisirowamu turabasuhuje. Turabashuje abantu b'Isirowamu, ababukane n'abamuhoza, abarurembo rwa Muhoza, abakristo bose, abakristo muri rusange, abemera Imana mu matorero atandukanye. Yego. Tubahaye ikaze. Murakoze rero, wakoze cyane kudukurikira. Reka rero mu byukuri guhereza umwanya. Yego. Ariko mbere ko tunakomeza, reka dusenga Imana. Reka dusabe ko wasenga Imana tugakomeza neza. Nyagasani Imana yacu yera, turagushimiye kuko waturinze twese, abatwumva bose warabarinze, izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye gufata uyu mwanya kugira ngo tukuvuge kandi tuyobora abantu inzira yabageza ku bugingo. Uduha umugisha, kandi na mwene data turi kumwe muha umugisha, abaduteze amatwi ubaha umugisha, abantu bose bakurikiranye Impamba TV ubahereza umugisha kandi ubagure kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Muka wera w'Imana tuyobore, kuko abayoborwa n'umwuka aribo bana b'Imana. Natwe turashaka kuyoborwa n'umwuka kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Yego. Hanyuma rero hari abantu bagiye bibaza se iri rondo ryivanze n'ibijura n'abasambo, ariko uko twabita kose n'abasambo tu. Aravuga ngo abajura, aravuga ngo abasambo, ariko uko bikuza amabandi, ubwo buryo bwose ni uburyo bw'abiba bw'ibisambo. Harya burana n'abatera kaci nabo ni ibisambo. Ahubwo se burasi ibisambo bikazera. Ni burana nabyo ni ibisambo. Ahubwo buri abatera kaci bo nabicanyi. Nabicanyi. Ibyo ni ibisambo birenze. Biriba bikanica. Bikanangiriza. Imana ibibabarira. Imana ifite guhindura iyo mitima. Imana ibahereza agakiza. Ya. Hanyuma rero abantu bakibaza se abanyerondo, ese uyu mugabo banza yarahuye n'abantu bashinzwe kumucungira umutekano, akagira ngo nabashinzwe kumucungira, kumbi ni abajura bambaye uniforme. Byagenze gute? Byagenze. Ndagira ngo mbere yuko tuza gukomeza kuri icyo kiganiro tubanze twifashishe iri jambo ry'Imana
riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hanyuma ibice 3. Wihangane kandi n'abadukurikiye baze kudutega amatwi, wenda dusome duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Biraza kudufasha kuza gusobanura uburyo irondo ryivanze nibisambo. Hanyuma ari ijambo rivuze ngo nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, arico saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, arahaguruka, aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugoma bure birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa ni bimubayeho. Ibyo byabatangaje, ibintu byamubayeho nibyo byabatangaje. Nagira ngo rero urabizi ko iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe n'umugabo witwa Luka, kandi Luka yari umudogiteri. Hanyuma yacandikiye Tofira. Mu gice cya mbere uzasanga avuga ati Tofira we. Tofira rero yari guverineri, yari umuyobozi, ariko bamwandikira iki gitabo. Hanyuma mu gice cya mbere uzasangamo ijambo rivuga ngo icyo akora. Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ariko harimo no gutegereza. Aravuga ati muzategereze umwuka wera. Hanyuma aravuga ngo nimubona umwuka wera muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya i Yudaya n'i Samariya, i Yerusalemu hose kugera ku mpera y'isi. Hanyuma mu gice cya kabiri niho bakiriye uyu mwuka wera. Uyu mwuka wera niho bawakiriye. Hanyuma niho ubuzumbavu uzavuga ngo umunsi wa Pentecote usohoye. Bose baba bari mu mwanya umwe nk'uko twicaye hano, baba bari mu mwanya umwe, bari mu cyumba hejuru basenga. Ngo hanyuma ngo bumva muri uko guhuza umutima, bumva umuriri uvuye mu ijuru. Ngo hanyuma buzura umwuka wera. Vala. Hanyuma mu gice cya gatatu hano Petero na Yohana umwuka wera bari bamaze kuwubona, barangije kuwubona, birangira bavuze bati reka tujye gusenga. Mu masaha yo gusenga hano ho ngo hari saa 9, ariko turabizi ko hari abasenga saa 1, turabizi ko hari abasenga saa 2, hari abasenga saa 3, hari abajyayo nyuma saa 6. Rwose abadukurikiye bose basenga mu ngeri zitandukanye, ariko icyangombwa ni ijambo ryitwa gusenga. Hanyuma bageze kuri uyu muntu wasabirizaga, ngo yaramugaye, ariko ngo akagenda asabiriza binjira. Hanyuma ngo abantu baramuhaga, abandi bakamwima. Hanyuma gusa wenda mu biganiro byanyu sinzi niba muzajya muribaza uburyo ki bamwe bamwimaga kandi bakaja mu rusengero bagafashwa. Bagafashwa rwose. Ntabwo babaga babiteguye. Birumvikana. Hanyuma ariko Petero na Yohana ngo bari bambaye neza, bambaye amakoti, bafite za Bibiliya, bameze neza, nta Imana yahamagaye, ariko ngo bafite n'umwuka wera. Hanyuma ako kanya baravuga bati twebwe dutumbire. Iki kirema ntekereza ko cyahise kivuga kiti ubwo bambwiye ngo mbatumbire, buri hari ibyo bagiye kumva bidasanzwe. Hanyuma ngo bahita bamubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite. Ntabyo dufite. Buriya cari baje kiti none ko ifeza n'izahabu ntabyo mufite, ari byo nje ndi gusaba murambike. Maze bamubwira ijambo rikomeye ngo ati icyo dufite
ati turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugira ute ugende. Muri make ico bamuhaye nubwo nta feza bamuhaye, kandi n'uyu muntu bari bahagurukije nawe nta feza yabahaye, ngira ngo hari uragenda urabyumva. Hanyuma kubera ko nta feza yabahaye, byatumye ajya mu rusengero, ngo ababonaga asabiriza ari kwirembo, ngo bamubonye ari kwigenza. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyo akora asa nawe, baratangara. Hanyuma ngo barangije gutangara, bahera ko bahimbaza Imana. Ndagira ngo rero tugaruke ku ngingo wambajije, ingingo wambajije yuko irondo ryivanze n'ibisambo. Urabona ko Petero na Yohana ntago bigeze babaza uyu muntu amafaranga, ntago bamuje amafaranga, ariko iby'iki gihe aho bigeze, ifeza ntizigura impano y'Imana, n'impano y'Imana ntigurishwa. Ngira ngo wenda urabizi, abantu bose badukurikiye barabyumva, ntago bigurishwa. Hanyuma rero ubwo bitagurishwa, iki gihe abantu bamaze kubivanga. Impamvu twavuze ngo ntago uri gushobora gutandukanya abanyerondo utandukanye n'ibisambo, nuko icyo bitwise gukiranuka abantu ntibakigishoboye, ahubwo bihangiye gukiranuka. Noneho abantu bafite izo mpano zo gusengera abarwayi cyangwa se zo guhanura, ntago bari kuzikoresha ku nyungu z'Imana, ahubwo bari kuzikoresha ku nyungu zabo bwite. Sinzi niba nawe ari kubibona. Yego, nshingiye ku magambo uvuze n'icyanditswe dusomye, birumvikana. Nuvuga ngo mbega Imana yabaye nkaho ibatekesheje nakaduka. Ese ubwo nakaduka yabahaye, nese byari bikwiye. Reka tubigarukeho. Hanyuma umuntu ari kujya kuguhanurira, akakubaza ngo ariko uri umusore cyangwa uri umugabo, nese Imana ntikuzi, nese Imana ikwiye kukubaza icurico, ntabwo yari bikwiye kubikubaza. Hanyuma akakuhamubwira uti ndi umusore, ati gukoreye ubukwe, kandi kuba uri umusore byo byonyine, akaba utarahisemo kwiha Imana, egari kuba uzakora ubukwe. Basa anga so gukadiriyara, nibo barakadiriza, nukugereranya ni impano yo gukeka, impano yo gukeka nimbibaho ntago mbizi, ariko byukuri ni ubwenge baba bari gukoresha, n'ubwenge baba bari gukoresha. Hanyuma abantu babahanuze bari kugenda babivanga, barimo baragenda basenya ingo z'abandi. Ukabona abantu bamaze gusezerana, bamaze gushakana, bamaze kwikundanira, hanyuma ugasanga umuntu babyaranye 4-5, umuntu agahanura ngo uyu mugore ngo si wawe, ngo cyangwa uyu mugabo si wawe. Ubwo mu by'ukuri yubatse itorero, nese yubatse igihugu, nese yubatse umuryango. Imana se ni Imana twakurikiye ni y'umuvurungano, ntabwo ari y'umuvurungano. Hanyuma abantu benshi basenya ingo z'abandi binyuze mu buryo bw'ubuhanuzi. Hanyuma rero ngo irondo ko ryivanze n'ibisambo, ariko kera umwuka w'Imana abantu batarawupirata, yego, wajyaga gusenga waba umaze kwihana. Kuko muri iki gihe kubera irondo ryivanze n'ibisambo bari no kuguhanurira utihana, ukaba utari wihana, Imana ntibona ibyaha byawe ahubwo ikabona ibyiza byawe. Ibyo rero ntago mubyemera, ahubwo ijambo ari amagambo abiri umukirisitu yanezerwaga ari mu nzu y'Imana. Ijambo rya mbere nuko Imana wajya gusenga ikakubwira iti mwana wanje. Ijambo rya kabiri nuko Imana yakubwiraga ati noneho ihani. Ubwo Imana yabaga igukunda, urukundo rw'Imana, nugenda gutya nzakugirira gutya. Hanyuma ibyo bikagufasha kubaho neza, kumvura ifiyeri, kwimba ugenda wigengesereye, ugira ibyo wirinda. Hanyuma ariko ubu abantu bari kujya ku misozi itandukanye. Hariyo abantu bameze nk'abakomisiyoneri, bakavuga batariko ubu Kazungu abayeho ati, afite abana bangahe kugira ngo babone ibyo bampanurira. Ariko ntabwo Imana ibaza, ntabwo ibaza. Imana irakuzi, weho unyumva, Imana irakuzi, wowe unkurikiye, Imana irakuzi. Baguhanurira bataguhanurira, umugambi w'Imana ubukwiye gusohora. Icyangombwa ni ugukiranuka. Niyo mpamvu mu byakozwe n'intumwa baravuze ngo mu mahanga yose ni ibice 10, ngira ngo ni ku murongo wa 35 hari aho aravuze mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo iramwemera. Mbega muri gahunda ni ugukora ibyo gukiranuka, Imana yamara kukwemera ikaguha ibyayo.
nabonye abantu badakunda Imana ahubwo bakunda ibyayo, bakunda ibitangaza, ahubwo bakunda n'ibintu by'Imana, iby'Imana. Nuvuga ngo niba wewe ufite iyi mikoro, umuntu ashobora kuyigukunda kugira ngo ayigukureho, ntabwo ari we hakunze ahubwo akunze mikoro. Ubwo rero nshuti muvandimwe nimba udukurikiye ukunda iby'Imana ugakunda ibyayo ariko utayikunda, usaba Imana ubwenge ndetse n'imbaraga mu by'ukuri uhindure. Kanyuma reka dusubire inyuma gatoya. Utukurikije uburyo ki usobanure iri jambo pe birumvikana neza. Ese waba warahuye n'ibi bisambo byigira ibi bisambo nigeze mpura nabyo, kandi mburira nabyo mu nzu y'Imana. Umunsi umwe ndagiye gusenga, ariko kubera ubwihute nari nibagiwe impeta. Yego, ni abantu ntibazi ko ndi mwarimu, ntago bazi ko ndi umuyobozi. Noneho njya mu cyumba cy'abantu barimo basenga, nanjye bagira ngo ndi umusore. Umuntu umuhanuzi abaransimbukiye, aravuze ati ariko uri umugabo cyangwa uri umusore? Mba ndikirije ntigo, sinamubwira ko ndi umusore, sinamubwira ko ndi umugabo, ndikiriza ntiyego. Ati gukoreye ubukwe, ati gukoreye ubukwe bwihuse. Ndaseka ndirika ndavuga rwose uyu muntu ni Imana ibivuze cyangwa ntabwo ari Imana. Hanyuma mbera ko ndavuga nti okay, ndareka arahanura arasoza, kubera ko Imana atari nyakavuyo kandi ibintu byose bikwiye kugira gahunda. Ndamwihorera, ariko bampaye umwanya ndahaguruka ndavuga nti ndashima Imana ko mbyaye kane, hanyuma mfite umugore tubanye neza. Hanyuma arakonja cyane. Ubwo se nitwa abadukurikiye ntibavuga ko ikibazo cyabaye impeta wari wibagiwe? Ubwo ikibazo ntabwo cyabaye impeta. Ariko buriya waba wanayibagiwe, buriya waba wibagiwe impeta, Imana izikura umugabo, izicuricu. Oye, Imana yo irabizi byose, ariko abantu ntabwo baba bizi. Ariko abari mu mwuka w'Imana yagombye kumenya byose, kubera ko icyo umwuka yakoraga nuko yamenyaga ibintu bitaraba, naho ibyabaye nabyo twese turabizi. Ubu amateka yawe yahahise urayazi, ayo urimo urayazi, ariko ayo uzajyamo azwi n'umwuka. Ko umwuka amenya byose. Hanyuma wumva ikintu gikomeye, Bibiliya iratubwira ngo umwuka w'Imana niwe utunihira iminiho itavugwa. Ubwo nuvuga ngo niba tunihira iminiho itavugwa, niba tunihira iminiho itavugwa, biravuga ngo ibyo dukeneye arabizi, kuko nibyo niha, kubera ko dukeneye, azi ibyo dukeneye. Hanyuma cyane ubwo si umukozi w'Imana byibuze mwogiye nyuma yaho mwegeze kuganira, dore ko rimwe na rimwe, reka tubwire abadukurikiye, iyo twagize ikiganiro nk'iki ngiki tuba tugamije mu by'ukuri, urimo uranyumva neza? Okay. Iyo twagize ikiganiro nk'iki ngiki, twibutse abadukurikiye, iyi yitwa Impamba Nyayo TV. Tuba tugamije kuguhereza ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa se inama zigendanye n'ijambo ry'Imana zagufasha kuva mu buryo bumwe bw'imitekerereze ukagenda imitekerereze misha. Rero komeza dukurikire, kandi wibuke gukanda share, subscribe, ubukoze umurimo w'Imana. Reka twibutse abadukurikiye, buriya ivuga butumwa n'abantu bari bamenye iryarire. Buriya niyo urebye ikiganiro cyaba iki ngiki kinyuranga, ndetse n'ibindi biganiro byose byiza, ukakora share ukohereza abantu, ubukoze umurimo w'ivuga butumwa. Taga abantu bari babimenya, ariko kuko twaje gutanga impamba nabyo ndabikubwiye ngo bimenye. Hanyuma rero ubwo muntu nkubaje, se mwigeze nyuma yaho ngaho murahura muraganira? Awenda je yihana ati muvandimwe nari natewe sinabimenya. Nkimara gutanga ubwo buhamya ko ndi umugabo, byanze bikunze yahise nawe yumva ko yatewe. Usibye ko abantu benshi ntago bakemera ko batewe. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuhanura ku musozi runaka, mu butayu runaka, ariko mu rusengero ntahanure, muri korari ntahanure. Ubwo rero ibyo bintu ntago tubisobanukirwa. Bavuga ko mu rusengero baguye batemera umwuka w'Imana. None se koko nibyo?
Imana irashobora kuvugira hirya y'inzu yayo yananirwa kuvugira mu nzu yayo ni ukutabimenya ni ubuyobe ni ubwana cyangwa se ubuyobe byose niyo mpamvu niba Imana iguhaye umwuka yego hari abantu nzi bagiye bagera ku muntu utwite yego impamvu irondo byivanze nibisambo umuntu utwita aratwite ategereje Imana Bibiliya iravuga ngo ituma batwita ituma babyara yego ariko akaba aramuhanuriye ati ndi kureba iyi nda ntago uzayibyara uzapfa unyumvira igisambo ico ni igisambo uzapfa none utwita akavuga ati none nkora iki ntapfa akamubwira ati Uwiteka arambwiye ngo senga iminsi 7 wayishobora utwite gusa ko uyu muntu koko so umutezi wa kaci mbo wenda uwo ni umutezi wa kaci umuntu utwite cyane umutezi wa kaci hanyuma ibyo mubwiye akamubwira ati niba utashobora gusenga iyo minsi ndakubereye mbibihumbi 50 cyangwa 100 ndagusengera iminsi 7 ndajya kuri mawuti mbo akavuga ati ndajya kanyarira ndajya kizabonwa ndajya Samatare n'indi misozi utanazi n'indi misozi ngewe ntanazi n'imyobo bitandukanye ariko yagerayo ubwo agenda yiguririye iwe ukavuka ku muceri aho litiro 5 akuze ubwajyayo hari n'igihe ajyayo ubwo akaje gushima Imana kwibyo abapfubirirwa n'abapfumu hanyuma ibyo bigatuma avuga ati Imana irantabaye Imana irandengeye hatubwo nyine ubwo yagera yagasengera ibyifuzo bye ariko ntasengere wa wundi yazagaruka akamubwira ati Uwiteka yavuze ngo uzabyara neza ariko mu by'ukuri ntabwo abikoze kubwo amasengesho ye ahubwo Uwiteka bikoze kumunga yari yarabigambiriye kandi nta ubanza atagarukira aho ngaho yobonye wabyaye neza arakomeza ati menye ko ari amasengesho ujye uragira akagenda avuga ati ugomba gusura ugomba kubyibusha amavuta ugomba gushigikira amavuta ni igiki wabwira abantu uko akenshi reka tubwira abantu ariko nanone abantu nabo bakwiriye kumva bamenye ubwenge mu by'ukuri bikwiriye yuko umuntu mbere yuko aje kugusengera umuha amafaranga ntago byari bigakwiye ko ahabwa amafaranga kuko na Petero na Yohana yes bari kubaza iki kirema amafaranga cyasabye cyari kinayafite cyari kugurisha n'umurima cyangwa se wenda muri kakana mbona basabiramo buri aha harimo n'uduceri bari gufata utwo ngutwo cyane ko nta n'amafaranga bari banafite uko babyivugiye bakavuga bati none turaguhagurukije yaduye ibwiriza cyangwa nabo bari kuyajyana banamahagurukije ariko ntago bikwiriye ko umuntu abaza amafaranga kubyerekeranye nivuga arega katunarebe na Yesu yakoreze imirimo myinshi ntiyabaza amafaranga yageze abaza ntayo umukozi w'Imana udukurikiye mu by'ukuri guca amafaranga niko Imana yaguhamagaye oya turavugisha ukuri impamvu tuba twazanye ikiganiro nk'iki ngiki mu by'ukuri wowe mukozi w'Imana Imana yaraguhamagaye mu by'ukuri ese misiyo y'Imana yaguhaye ni ukugira ngo ubone amafaranga cyangwa misiyo y'Imana ni ukugira ngo abantu bamenye Yesu ubunge na Yesu cyangwa abantu bamenye Imana binyuze muri wowe muri uwo muhamagara Imana yaguhamagaye ngiye niko mbitekereza nuko bitekereza hari ukundi kuntu bitekereza numva nanjye uko nabitekereza nimbonereho no kugira abantu inama Yakobo urwandiko rwa Yakobo yego nusoma mu bice 5 ku murongo wa 13 ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese muri mwe hari ubabaye nasenge hari uwishimye aririmbe hanyuma numva abantu nabagira inama yo gusenga bakegera Imana badatanze ibiguzi hanyuma umuntu yakenera gutanga amafaranga akajya kuyatanga mu nzu y'Imana uko ngiye mbyumva atavuze ngo cyangwa akayafashisha abantu ariko bidatwawe ngo bamusengeye kubera ko hari abantu Petero yigeze abwira ngo upfana ifeza zanjye impano y'Imana ntigurishwa uriya mukonikoni yarashaka iyo mpano kujya ibyaza umusaruro hanyuma rero aba bantu dufite bari kubyaza impano umusaruro nabonye ari uko batagitegereje ubugingo kubera nta gahunda y'ubugingo bagifite
arangiza kubwiriza akavuga ati mubanze mu mpitiki babanze bakwishure none se nugerayo warwaye kandi bakwishuye ariko burase ikibazo iyo umuntu rero atagitegereje ubugingo aravuga ati rero ntago ibihembo by'Imana nkibitegereje mubanze mutumbi mwumva ibihembo kuko iby'Imana byose nzabitegereza ariko umukozi w'Imana akwiye gutegereza Imana ko Daniel yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari hanyuma umuntu yarakagombye kujya kubwiriza yitegeye hanyuma yarakagombye kujya gusenga ariko atabanje yatera abantu ubwoba ariko uratera abana b'Imana ubwoba Imana nayo yarabakunze urukundo rukomeye uri wararinda yabatera ubwoba gute newe wabaremye Imana ko ari yacu twese Imana ko ari data wa twese ubararinda hari ibintu ngewe numva muri nge nafata ngatera mu bantu nibi icyambere nuko umuntu yakwiringira Imana ku gitice yego icya kabiri nuko umuntu yakorera Imana ashingiye ko Imana ari umutunzi w'imbabazi kandi ifite yadukunze urukundo rukomeye cyo cyatumye itanga umwana we kinege umuntu agakorera Imana atari ukuvuga ngo bitewe n'iterabwoba agakorera Imana agasenga Imana yumva ko Imana ari inyarukundo yumva ko Imana urukundo rwayo akinjira muri ya ndirimbo ivuga ngo mbega urukundo rw'Imana yacu harya ni yakangaje 149 ira ndirimbo ndayikunda buriya rero iyo umuntu asengeye muri ira ndirimbo naho inyanja zose zaba nka wino ijuru rikaba impapuro ibyatsi nabyo bikaba uducumu tw'abanditsi ntabwo byakuraho urukundo rw'Imana hanyuma rero ntukwiye guterwa ubwoba n'abahanuzi hanyuma muri aba bahanuzi dusigaye dufite abakomisiyoneri hanyuma birirwa batera abandi ubwoba batera abandi ubwoba ntibabereka Imana ishobora byose ntibabereka Imana y'imbabazi mu bukwe bakabwica ati urashinjana akaboko karavaho cyangwa se iki ubuhanuzi bwikubagaho ariko burabo bwikubagaho gute nibo bazabisohoza reka tubwire abadukurikiye ko mu by'ukuri ibyo abahanuzi ni byinshi cyane iyo twazanye ikiganiro nk'iki nubwo turi guseka ariko ntabwo twabura guseka ariko nanone ku rundi ruhande birababaje cyane nukuri birababaje ngo tekereza hari n'ikindi gice cy'abakozi b'Imana yakusengera akaguhanurira ariko ntekeza ko byo ko ari ukudakura mu buryo bw'umwuka aragusenga Imana iramukoresheje birasohoye utamumenya ugasanga yarababaye ubwabazwa n'iki uko yaguhanuriye bigasohora ntumumenye birakwiriye ntago bikwiriye aho nyuma ahubwo icyakagombye kugushimisha nuko iby'Imana yakunyujijemo byasohoye buriya ugajya gushima Imana ariko ndagira ngo Felicien nkubaze ikibazo yego wambajije ariko nanjye reka nkubaze ari ibintu Imana ikoze yarabikubwiye ari n'ibintu Imana ikoze itarabikubwiye ibikunezeza cyane nibiye nje ntekereza ko ibyanezeza byose byanezeza ariko ibyo yakora itarabimbwiye buriya byanshimisha cyane hanyuma ni haba abantu bavuze ngo surprise surprise uvuga ngo iki kintu bita surprise kigufasha kiguteramo ibihe byiza kuruta ibindi byose hanyuma ubwo rero kwirirwa unyishuza iby'Imana yavuze niyo utabihanura kubera nibirimo mugambi w'Imana biba bizasohora yego hanyuma ni nayo mpamvu iyo dushaka gukorera Imana ntabwo dushingira ko yatubwiye nta nubwo dushingira ko izabidusubiza ko ntabwo gukorera Imana ari ukubetinga gukorera Imana agaruka beting hanyuma ni iki wabwira uyu muhanuzi abahanuzi badukurikiye babigize nkubwira nakandi kantu wenda iki kiganiro tuzagisubiramo neza mu buryo bugize hari abakozi b'Imana mu buryo bakozi b'Imana ni byiza ko Imana yabahamagaye mugende uko mwahamagawe ariko nanone hari uburyo umukozi w'Imana umuprofeti umuhanuzi afata abantu nimba basengera cyangwa bahanura akabafata nk'utubotike twiwe avuga ati mfite runaka nsengana nawe afite imodoka ninkenera ngahazangira gutya simvuze ko abantu tabagiraho umugisha ariko biturutse ku bushake bwabo bitaturutse mu buryo
mu buryo bwose wapapiye bwo kuba bicira mu bwoba bwo kubereka donc ariko si ubundi kankwereka dusubira inyuma ubundi mu by'ukuri birakwereka umukozi w'Imana umuhanuzi yabo nta indi mirimo akora uyu muntu utagira imirimo udafite indi mirimo akora tekereza ko n'ubundi bizagorana oya biragorana cyane biragorana pe azawucanira azabesha azavangirwa nako katukavuge azabesha azavangirwa ntazaba nka gihazi wa mugaragu wa ntuza ni gihazi ari umuntu nigeze numva atanga ubuhamya ngo ngewe ngo Imana ngo yarambwiye ngo nzatungwa na Bibiliya avuga se ubwo kuko nibyo nese agize ibyo akora byakwanga ariko se gutungwa na Bibiliya buriya ni gute nyine ubwo urumva azaba ko yanamutunga ugaze bwo yamutunga none zibira ntivuga ngo udakora ntukarye none se ubwo abari gukora iki nasome biri y'ijambo rivuga ngo udakora agenda akore aha ntabwo ari ngombwa rero ko umuntu ahera kuwa mbere ari bucumba ari kujya ibunaka ubwo rero ni umwuka wo kuzerera ni uruzerero hanyuma ndagira ngo ngewe ngira abantu inama gushaka ibyo gukora yego nibura akabwiriza ariko afite akazi yego ati ngo n'umuntu yaba umuyede kandi agahanura cyane rwose umuntu yaba umufundi kandi agahanura yaba n'umukarani agahanura yego hanyuma ntago ari nese ko akenshi umuntu ajya kubwiriza muri weekend kuvana kuwa mbere kugeza kuwa gatanu waba uri gukora reka tuvuge wa muri 62 mu ndirimbo z'agakiza ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu atambuka n'inyenyeri mu gihe cyo gusenga nimba ari mu gihe cyo gusenga bivuze ngo hari ikindi gihe kibindi bintu ariko reka nkubwire Felicien n'ikintu gisa naho gikomeye buriya iyo ugiye kubwiriza ufite itike yawe ni ukuri iri kwikofi ntago bakuyobya mu cyambere wumva wewe ubwawe uri confidence y'ubutumwa ugiye gutanga icya kabiri wumva amavuta yawe umeze neza ufite amashimwe kuko wakoze Imana ikaguha umugisha hanyuma n'ubuhamya bwawe ntupirata ubw'abandi kandi wibuke ko no masezerano dufite tuzakora ibyo dukora hanyuma Imana ihire imirimo y'amaboko iryo ni isezerano nimunagira Yesaya yaranabivuze aravuga ati muze tujye nama niko Uwiteka avuga naho ibyaha byacu byatukura tukutu irabihindura umweru bisa na sherege naho byatukura tukutu irabihindura ubwoya bw'intama bwe hanyuma aravuga ati noneho ibyo nibirangira nimwumvira nimugira umwete wo kumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ni bande bakwiye kurya ibyiza byo mu gihugu abantu b'Imana abana b'Imana bakwiye kurya ibyiza byo mu gihugu bagomba kuba bambere niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo abantu dukwiye gukunda iby'Imana tuba dukwiye gukunda Imana ikaduha ibyayo dukwiye gukunda Imana ikaduha ibyayo ntabwo dukwiye gukunda iby'Imana ntabwo twayibikuraho ni no mpamvu nk'ubu nkanjye urugero aho bantumiye ndi umucuruzi ndacuruza aho bantumiye mbwira madamu nk'ubwana mbitike hanyuma nje mu murimo w'Imana hanyuma kugenda no kugaruka arayaguha akayamba kandi Imana imumugisha nandi yo ku ruhande n'amaturo ndetse n'utura hanyuma ngatura yego ubwo nuvuga ngo iyo ampaye amafaranga ntaga mpurugereranye ahubwo ampa itike akampa n'amaturo kandi niyo nungutse ndakiranuka amen ibyo biramfasha kandi bikamfasha kutagira umutima uncira urubanza hanyuma nkanavuga ngo nimbwiriza bikaba ngombwa ko ntaha nijoro ndatega moto cyangwa ntega imodoka kandi nitegeye ntabwo ndashira umutwaro kubona agiye kubwiriza ntabwo ubundi wari ukagombye kubera umutwaro abo hanuriye ntiwari ukagombye kubera umutwaro abo ubwirije ntiwari ukagombye kubera umutwaro abusengeye ahubwo wari ukagombye kuvuga ati ibi nkoze ni umurimo w'Imana Imana izampemba kubera iki ntabwo bundi reka nkubwire wenda tuzanabigarukaho Imana nimfasha nkaza kubona akanya ntabwo twebwe turabakozi b'Imana twebwe turabana b'Imana nuvuga ngo Imana nta kintu wayikorera idashoboye kwikorera
cyane ko tuyikore nahibereye tuba twihakabyizi rero tuba twihakabyizi bivuze ngo gukorera Imana igukoresha ya mpano Imana yaguhaye ni inyungu kuri wowe none kuyikoresha neza wumva uguwe neza wumva ufite amahoro yo mu mutima. Reka tubwire abadukurikiye tugana ku musozo muvandimwe mukozi w'Imana urwego rwose uburyo bwose wabukoreramo Imana usuzuma urebe mu byukuri uburyo ndi gukorera Imana mu byukuri nibwo Imana ishaka mbukoreramo. Ikindi cya kabiri twabwira abantu nibagerageze kugira abo bigiraho basoma ijambo ry'Imana. Reka tubwire n'abantu bahanuza profete mu byukuri turabubaha kandi twemera ko Imana yabahamagaye ariko namwe rimwe na rimwe hari ikintu kigezo kibe wacu muri paruwase yacu kavuge mabiki ariko birasekeje habayeho hari igihe byigeze ngira ngo namwe mwarabikoze habaye ishuri rya gihanuzi abantu bari kwigisha uburyo nyine bagomba gukorera Imana kuko ibintu byose muri buri umuhamagaro nta gukoraho kwiga kuba abantu bagutraininga ukamenya neza ibyurimo n'abakozi b'Imana bo tumaze kuvuga abahanuzi arabatereka reka barabikritika koko niho bahereye bamwe na bamwe simbizi nimbo bizi ariko ngira ngo ushaka guhamagara ushumbye itorero wahamagara abahanuzi ukababura mugiye kuganira simbizi niba byari byakubaho ariko akenshi uko mbizi tago bakunze kwitaba ariko si bose hariho rwose bari mu murongo muzima mu byukuri nimba uri mu murongo muzima Imana guhereza umugisha ariko benshi bashaka kwiyobora bati ngewe umwuka undi murahagije nta nama umushumba yambwira mwuka w'Imana atambwira byukuri wemeranya nabo bantu. Ntabwo nemeranya nabo kubera ko mu murimo w'Imana nta rutahizamubamo. Yego uyu murimo mbega ndahari ntabwo Imana yabura umuntu ikoresha. Yego kuko mu bantu benshi yaremye impano ko Bibiliya avuga ngo nimutamvugira n'amabuye azavuga. Hanyuma ikintu cyari kigagombye kuba muri aba bantu b'abahanuzi bari bakagombye kwitaba. Yego bakumvira bakabera abandi intangarugero. Yego mbega ntibabe intagondwa bakajya inama z'umurimo w'Imana kuko izi mpano duhabwa nizo kungura itorero. Yego izitagize ico zimariye itorero Satani arazikoresha. Hanyuma urakoze ku nama nziza utanze kandi numvise ari nziza. Hanyuma ubundi ari ibintu bibiri nshatse kugira ngo tuze kuvuga kandi igihe cyose muzampamagara nzabitaba. Urakoze cyane nzabitaba urumva ko abidusezeranyije ujye urandika arahari ndahari. Yego ubu ndashaka kubagira inama umuhanuzi udasoma Bibiliya umuhanuzi navangirwa bizamuko udasoma Bibiliya akenshi aravangirwa abameze nk'akadebe kaderera. Hanyuma nanone umuteoloji nawe udasenga abafite ikibazo nawe abafite ikibazo ari umufarisayo n'umunyedini n'umunyamategeko. Umuntu akwiye kuba umuteoloji ariko asenga. Hanyuma icya kabiri icya gatatu wenda izo ni ibintu bibiri nacyatse kuvuga. Icya gatatu nuko umuntu wese akwiye gukorera Imana ariko yicisha bugufi akamenya ko aho turi hahoza abandi natwe tuzahava hajya abandi kandi akamenya ko na hejuru yiwe harundi noneho umuntu agakorera Imana yitinya kubera ko ari Imana ifuha. Naho iby'iki gihe Felicien bimaze gufata intera ndende ntago watandukanya umuhanuzi n'umuhanurirwa. Buri muntu wese ashaka kuba umuhanuzi kandi ntago bikwiye ntago ari byo. Hanyuma abantu benshi ntibakifuze kuba nanone abigisha. Kinabagira inama yo gushaka imirimo yo gukora kandi bikabafasha no gukorera Imana. Akabona ayo maturo akabona icyo cya 10 akabona uko afasha abakene akabona uko afasha nawe yikenura akabona uko ari umuntu wigeze kuza kubwiriza aho nayoboraga. Hanyuma akubwiriza neza pe ariko yari afite ikibazo cyo kudakora. Hanyuma ababwiye abakirisitu ati mwabakirisitu mwe mbabwije ukuri kandi mbahaye iby'Imana yampaye. Aravuga ati nubwo itike naje nyigujije atariko ntayo mbasabye. Sibwo ntiyarayisabye mu kinyabupfura yayisabye mu kinyabupfura ahubwo nyinshi bamenye ko atana ndavuga ni rero mwene data
ubutaye mu bafana ubutaye mu bafana wari kwicecekera kibwirizo cyawe ukakireka hanyuma na nubundi kubera wabwirije neza ntago tuba turakuburira amazi cyangwa ngo nangwa ngo itike uyitubwire ubibwire nk'abayobozi guti nyamara nubwo naje ariko itike kutabibwiye abakristo bose ntago nabura itike ku ikofi yanjye yo guherekeza umukozi w'Imana. Hanyuma rero ibyo byampaye kubona nashishikariza abantu basenga gushaka n'ibyo bakora Imana ikabaha umugisha mu mirimo yabo. Hanyuma bajya no mu murimo w'Imana rwose ntibagubwe nabi bari mu murimo w'Imana. Ibyo niumva ari inama nagira abantu bose banyumva. Hanyuma abadakijijwe ndabifuriza gukizwa bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Hanyuma nanone mu byo muzakora byose Imana izahira imirimo yayo. Yego. Hanyuma ikindi wowe udukurikiye mu Kristo umuvandimwe mwene data ntukumve kugira ngo Imana ikumve yuko ugomba gusenga n'abahanuzi gusa. Ntago tuvuze ko ari bibi pe, ariko nanone umwenda wa rurahera wagize ute atabutse mu kabiri buri muntu wese yigerereyo gerayo wihane. Yego. Hanyuma usenge. Yego, usoma ijambo ry'Imana. Umva ijambo ry'Imana rikubwira. Ariko umuntu wese burya hava akagera afite umwuka w'Imana muri we. Ni kutabizi. Rero muvandimwe udukurikiye wakoze kubana natwe, wakoze kudukurikira. Hanyuma dusoza gira impamba uhereza abakuzi impamba nya TV. Impamba ni ukubifuriza umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha mwebwe mwadukurikiye. Imana ibaha umugisha aho muherereye. Imana ibaha umugisha mu buzima bwa buri munsi. Imana ihira imirimo y'amaboko yanyu. Imana ibaha ukuboko kwiza nkuko yahaye Yosefu. Imana ibimane, Imana ibazigame, Imana ibarindira ico muzayimarira kugira ngo aya mezi asigaye ngo dusoze uyu mwaka Imana izakujya imbere ahataringaniye iharingaginise kandi izacemo kabiri ibindizo by'ibyuma. Hanyuma izaguha ubutunzi buhishwe buri ahantu mu mwijima. Mwanyemerera tugasenga hanyuma muze kugira umunsi mwiza muhahe muronke aho muri hose. Wherever you are. God be with you. Thank you. Nyagasani Imana yacu turagushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro kandi kirahindura benshi, kirahindura abantu badukurikiye, kigatera abantu kwihana kandi no kureka ingeso mbi. Niyo mpamvu dufashe umwanya kugira ngo tugushimire kwabanye natwe. Hanyuma unakurikirana n'ubu butumwa kubera ko ubutumwa buruta intumwa. Hanyuma twubaha nyiri ubutumwa kubera ko intumwa yo iba yatumwe. Turasenze kugira ngo umugisha abayobozi b'impamba TV, umugisha abayikurikirana bose kandi abantu bose batwumva bahabwa umugisha n'Uwiteka. Uyu munsi uze kutubera umunsi mwiza ku kwezi kwiza. Umugisha wacu uvane mu myaka uyishire mu mezi, kandi uvane mu mezi ushire mu byumweru, hanyuma uvane mu byumweru ushire mu minsi, kugira ngo twese turemere ishimwe kujya kuko turabo waremeye uturemeye imirimo myiza ko tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Kuko rero turacabikunze udukomereza amaboko byose hagati mu izina rya Yesu. Amen. Amen.